yewe nayishatse nayibuze. iri munsi y'intebe, munsi y'igitanda. None none ariko mbaza ngo aya masaha turi mu biki? Tuvuye muri Jenny's Comedy irangiye mu kanya. Ndabanza ngeza Besto iwabo, barambeshya ngo batetse igitoki kirimo inyama, kandi amateke natetse amateke kiryo cyanje kabisa, niyo favorite food nza kurya, ariko ndahageze ibintu nsanze yambwiye ntabwo ari byo mbonye, to be honest. Ubwo rero ndatashye ngiye kurya igitoki cyanjye kirimo ubunyobwa. akira ku ntake yawe ndatashye benda bye. banza uvugisha abantu babwira icyo batekereza. Bari kuvuga ngo abantu barimo baravuga ati ngo ugiye ngo utamaye amikisi naguhikise, ariko abantu kuki babaye ibishegu we ase kuki mwangiritse mu mitwe yanyu mbayikise. Murakoze guys, irata ndabakunda, reka nahe njye mu rugo burije, kandi ejo ni akazi ka kiramani kazanyirukana. genda batakwirukana. Nsiga abahungu mu matiku. urakoze murakoze ku matiku, murakoze. Bye. Ese nagumerekeza? Wapi ase wowe Aha. ijyana Benda n'uyu ngo iramutwaye. Benda muramushaka yi. Benda njyewe. we nyambo. Yeah. urakoze. Urakoze. Bye sha. Umbase ubwo rero nugeraho mubwire tu, si byose. Ndakwamagara se kandi uri live. Oya umamagare ku gafone gato bro. Urakoze. Mani Benda ngewe ikintu nigarukira ku kintu twacu. Kuti ubwo ngewe uri kumbaza ikintu napfuye, icyo napfuye nanuza urabimbaza kubera. Ariko ibintu byo gushwana mani mukabizana muri social media bro. Abizanye muri social media gute se? Mu rugogero rwo kwizana muri. Ariko waragiye urapostinga bro, uravuga ati bana we ndapfuye barambabaje nabyarutwa nk'abasingo, aho kugira ngo bro mani ro ukoze se kuriya mugasibana amafoto mani, izira ni memories mani. Nago abantu twebwe tuba twarayikinze twaranateye comment yanjye nayibuze, ahantu narayikinze nahabuze, ndi kuvuga ati rwose muri gutinza abana kujya ku ishuri bandi nyine bakurikira nirane. Uri kunyumva? None ndebera mani, biba bigomba kuba loki abantu bakababura mani. Ariko mani boro ubuse ejo bundi musubiranye mani, ejo bundi musubiranye njye nawe twakoze live yindi mani, uri kumbwira amagambo nkaya no bundi uri kumbwira. Uri kunyumva? Kandi wowe ndabizi ko ndago washakira agatwiko mu gutandukana kwa couple mani, ndabizi ko burimo neza bro. Urumva? None se rero n'ubudore uri wenyine mu nzu, reka nguserereze uri wenyine mu nzu. Uri kunyumva? Uwo waba uri kumwe n'uwo ari we wese, mama yake haiko pale. Unajua Kiswahili kaka yangu? Mama yake haiko pale kabisa. Unajua? Sasa uko wewe peke mu nyumba, mwanaume mzima na uko na tundundu na uko wewe peke. Hata nikwambie Kiswahili ya Goma juu usikie mzuri. Unasikia Benda? Benda kuna nisikia? You got me bro. Ndakumva man. Yeah man, don't bullshit around bro. Just nyine nimba mwatandukanye, just man keep mwebigume biri kuri wowe. Urumva man, nyine man kubera ko urabona ko kunyuma yo kubishize hanze abantu base baboneraho baba haters batangira kuvuga ati biogas yawe barayimene ngo basigaye bayimena. Urumva? Bamwe bakavuga ati kandi bataga babihuza n'ibintu byande bya Shakira ngo ubwo wasanga yakwangiye ngo kubera se muhungu man. Kandi ngiye man tambaza impamvu na postinze birabintu ngaho nyine okay yitubwira turashaka kubyumva rega nk'abafana. Ngiye impamvu nabikoze kuko n'ubwa mbere twabonye utandukanye na Shakira, none ukahita ubishyira hanze, bishobora kuba biri seriye none. Impamvu nabikoze rata ku bantu bankurikirana bangenda bambwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi nta muntu wandusha gucaringa relationship yanjye cyane. Turabizi romantic. Nta muntu wandusha rero kwigira Yesu muri romantique nako muri relationship man. Nizere ko utanyweye utasinze. Urumva? Rero impamvu nabishyizeho nuko byarangiye kabisa, kandi no
kubishyiraho urumva rega impamvu mba narabishyizeho already tuba twarabishyize hanze kandi no kutabishyira hanze itonde mbanze mubwire ngiye impamvu mba narabishyize hanze kubwo impamvu 3 z'ukuntu nabishyize hanze. Impamvu ya mbere nabishyize hanze abantu benshi barabizi ko nkundana na Shakira, icyo si icya mbere, ni icya mbere. Impamvu ya kabiri ngiye nabishyize hanze tone gato abantu benshi, icya kabiri nabishyize hanze abantu bazi ko duhora muri joke yo gutandukana no gusubira nango ni pranka bro. Twarabihaze bivuge neza, twarabihaze bro, twarabihaze man, twarabihaze. Icya gatatu gakorwe mu nda. Icya gatatu cyatumye mbishyira hanze avuga ko mu myumvire yanjye rega nawe byose ubizi Imana ukambaza ubusa rero wa muntu. Erega ngiye nagomba ndi hano, nago ngiye ibintu. None se koko Shakira mwapfuye yuko wabaye umutinganyi? Twapfuye yuko nabaye umutinganyi. None se biraryoha mu nnyo nyine ni sawa. Azakubwire wewe wabikugize. Yema nshaka kubaza abantu umutinganya Satemana. What the fuck? Ngabasutse ngabasutse. Ubwo none bivuze ko nawe mbere utarajya hari ahantu wari uriwe. Oya ngiye se nari insutse. Wapi? Ira yari imisatsi yanjye. Urakoze. Niko Ben. None nagiye kumva numva abantu mani ngo ayo mafaranga ngo ni ikirenga ngo na hantu waba uyakura. Ese mubona amafaranga se? Nyine urumva erega reka mumbwire abantu babona ibintu bidahari man. None se ko watese kumana ko mbona wanekeye ibiryo kisa kugenga izinyamu ziteke mu mashu. Izo ni inyama mwari cyangwa ni ubunyobwa. None se niza ariko ziba ziteka mu mashu akaba tukuye my lord. Nakundi nyine ngiye kubisokoza uko byogoshe. Urumva mani Benda? Ariko mbwira umuntu ushobora kumenya ko mbwira umuntu numwe nose kuki mutandukanye ari uko utangiye gukorana na Semuhungu. Erega subiza abantu babyumve neza. Kambanze mbwira ko ngiye Semuhuduzwa n'akazi man, ntugashake nawe kuzana ubwo butiku bro, nawe wabaye mu broga se bro. Oya nagara amatiku Benda. Erega sinjya wakohereje ibintu byose bari kuvuga abantu. Erega ndi kukubaza nkuko Irene muri ndabi yakubaza bro, don't play with me. Ngewe I know everything. Ngenzi buri kimwe nzu kuri kose. Rero wishaka kumfata nkaho turi kuganira mani mu gikari bro. Ndi kuri live iriho abantu bakeneye kumva ukuri. Uri kunyuma kubera iki utandukanye na Shakira ari uko utangiye ghostingana na ba Semuhungu? Kuko bavuze mu bintu biri gutrendinga kuri social media nawe wabitwumvishije muri vlog. Bavuze ko ufite agatsiko kaba gay ngo usigaye ngo wirwa nabo ngo mukararana. Uri kunyuma so wabitwumvishije. Rero dusobanurire kubera iki wowe na Shakira break up ije ndumva yuko bira hosting tangiye ahubwo mwebwe mubishyira hanze ejo. Dusobanurire. Basobanurire. Yego. Abanyarwanda bose wagiye muri comment zawe kuri TikTok abantu bose bako ati sha ntabwo nanzi kuri umutinganyi watubabaje basi tubwize ukuri. Ngerega mani gusoma comment zawe ntabwo ubuzisoma. We ntabwo gisoma comment. Si wabibonye nawe? Rero bari hano rero turashaka kutubwiza ukuri Benda. Ese bihuriye hehe ibyo gukorana na Semuhungu na break up yawe na Shakira bihuriye hehe? Nta na hamwe bihuriye. Gute? Nta na hamwe bihuriye. Ibyo twapfuye si bya Semuhungu kandi nta nubwo ari mu bice by'ijana bya nta nubwo ari kuri 1%. Nta nubwo ari mu gice nyine sinzi ukuntu abivuga nta urimo. Eric Semuhungu nta hantu ahuriye. Eric nta hantu ahuriye nabyo. Nta hantu uriye na relationship nta hantu bigeze bahurira ariko sibye nyine kutuba tuzi gutyo gusa. Okay. None se wabwira iki abantu bari kubihuza nyine bari guhuza relationship yawe n'akazi kawe wababwira iki?
ubwo wenda bafite ishusho babibonamo ariko njyewe ntago ndi umuge bro. ntabwo uri umuge. Njyewe ntago ndiwe. None se tuvuga ubaye umuge waterwa cyangwa watera? Aho ntago naba nahageze. Nyine ubaye wese Ntabwo aho nahagera. yego. Njyewe nkunda kubyaza. Ubwo urumva naba ndihese ubwo nahagera gute? Abandi bakavuga ati ngo mwapfuye ngo mama Nirani nibyo. Oya barabeshya. Kuko numvise na Dumba ejo Dumba nawe yabivuzeho n'abantu bari kubyandika muri comment. Ese wabonye live mu bintu twapfuye umbaza ukuri guhari mu bintu napfuye n'uwahoze ari umukunzi wanjye kandi ndamwubaha, ntabwo namucira amazi imbere y'abantu. Ntabwo yari pranka, byararangiye. Icyo nicyo kintu nabwira abanyarwanda, icyo ni icyambere. N'ubushize nuko watubwiye ariko mbanze mubwire bro, ntabwo nje kubivuga kuri abantu nubwo nje kugira gute, ntabwo ibyo birimo, ntabwo usubirana kuri mo. Ariko nyine nuze kundakarira, urabizi ntabwo umuntu umbwira nabi. Itonde banze mubwire, gira umutima woroshye, numbabaze, numbwire nabi, sibyo? Rero ukuri guhari mu bintu twapfira na kimwe navuga hano, ahubwo ngenda avuga ko ibyacu byazo nyine byarangiye, kuko mu byo twapfuye nta kimwe ndibuze kuvuga hano, nta n'ikintu na kimwe ndibuvuge hano. Ikintu nge nahamya neza ko nakoze kandi nkabona aricyo cyanavuye ibyo byose, cyavuyemo ngo wabaye umutinganyi wabaye ikintu, uko ari ngiye wemeye ko ibyo byarangiye nkanabyishyira kuri post byarangiye. Niyo ntandaro yo kukwita umupede. Niyo ntandaro yo kwita baburu wabaye umutinganyi. Yego Shakira, nyine ibintu byinshi tu. Okay. None se Benda, nkuko mwari musanzwe mutandukana mukabifixinga, ibyo ubu ngubu ntabwo bifixingwa, mwapfuye ikintu gikomeye cyane. Wapi? Mwapfuye ikintu gikomeye cyane ku buryo bitafixingwa. Nakubwiye ko nta kimwe ndi bukubwire, nta gicyoroshye, nta n'icyo gikomeye. Pfa kuba mutazasubirana gusa. Nimusubirana abanyarwanda tuzakora iki? Ni block. Tuzakubloke, tuzagukora unfollow. Ubwo nitubona mwasubiranye, abanyarwanda muri hano muri kubyumva, mwumve amagambo Benda yivugiye ati nitubona na Shakira tuzahite tumufata nk'umuntu utari seriye mu buzima bwe. Mu buzima kabisa. Yego. Uko n'ubundi abantu baga bavuga. Ariko nimba ari wowe uri mu makosa cyangwa se ari we, umwe ashobora gusaba undi imbabazi kandi bikarangira Benda. Abaye ngiri mu makosa, yerega izo mbabazi twarazisabye n'imbabazi barazisabye. Mwarazisabanye cyane, mwagiye mupfa ibintu byinshi. Ubwo rero ndumva icyo nge nabwira abanyarwanda bankurikirana, njyewe ubundi nibo bwa mbere, sinzi ukuntu nabivuga cyane. Ubwa mbere nanjye nabonye wa postinze kabisa, nagize ubwoba. Ubwo umva mbanze mbwire ratakusamanisha uvugira. Erega Benda ngiye nirwana nawe nyine ibintu mbazi ibintu. Umva impamvu man harimo kubwo kwiha nyine, kubwo gufata umwanzuro ukareka ibintu ugahuma. Gutandukana n'umuntu, ngiye ntabwo numva ko gutandukana n'umuntu n'ubundi rega niyo tutandukana nimubimenye, ntabwo mwabimenye ibyo ndababwiza ukuri. Ni ntabwo twabimenya, ariko mwatumye tubimenya. Ariko njyewe nta muntu n'umutabizi ko dukunda, ntabwo twigeze dukundana mu gikari, twe dukunda twabyeritse abantu. Urumva mu kubyereka abantu rero no gutandukana muraza mukabitwereka, mukongera mugakina n'ubwonko bwacu. Ariko Benda, ibi bintu rero wowe wifashe nk'ibintu byoroshye mane. Ariko Benda, wabuza abantu babagukunda kuko uri kumwe na Shakira, wabuza abantu bakunda Shakira kuko muri kumwe, warangiza uturwaza imitima, ukirirwa uturwaza imitima. Uyu munsi ukaza kandi mbasabye imbabazi, mu mbabarire. Uyu munsi ukaza ukatubwira ati twasandukanye, ejo tukongera tukababona. Uyu munsi ukongera ukagaruka, ejo tukongera tukababonana. Bro, mane, ntabwo dufite amafaranga menshi yo kwivuza umutima. Kwivuza umutima birahenda Benda, n'umuvuduko w'amaraso. Ngo bari kumva umwana uri kurya iwabo, ariko nta mwana uri kurya. Nirane aba yaryamye, ahubwo imbwa ya Benda nabonye bayikuye amenyo bayamushyiramo. Dore ngiya
Baje sona kwiryamye yiryamira mu ntebe. Yego. Wabibonye? Wabibonye? Kitish. Ntago igisinziriye mbwa yawe. Irasinziriye man. Yego. Urumva man? Ikintu hata kiba kigomba kubaho, urumva na Shakira wenda bayatari umucelebrity nabyumva. Shakira n'umucelebrity kandi nanjye ndiwe, kandi mani no kuba naratangaje ku bakunzi bacu badukunda nkaba naratangaje ko twatandukanye. Hakaba arabo byababaje mwumbabarire kubera ko nanjye ubwo urumva nanjye haro byari bigeze ko ngomba kuyipostinga, kandi mu kuba narabipostinze hakaba arabo byababaje, mbasabye imbabazi. Kandi ikindi nuze ko none se tutakubabarira, nimutambabarira twaba dushaka ko usubirayo twega abafana. Se ko ikimumva nyine mukweki ibyo bintu wabinsaba kubera yuko muraberanye kandi turabakunda, niyo muri kumwe muratwika tukabikunda. Natwe turabakunda. Nase ubuzongera kubona uzakuraho icyana kimeze nka Shakira. Nzagikura Yesu bizi gute ko nazakibona cyangwa nazakibura. Nanone nutakitwereka vuba rero. Erega mba manze mubwire habo positive na negative. All disadvantages na ibyo bintu nawe uri kubyumva urumva. Hakabaho gutandukana no gusubirana, kabaho gupfa no kubaho, akaba no gupfa no kubaho man. Nyine haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero titi hari ikintu kiba cyarabayo ukabona nyine ibintu mani, ariko habaho gutandukana no gusubirana nabyo bibaho. Nabyo simbivuze se simbivuze. Rero habaho gutandukana no gusubirana mani. Hari ikintu ubibona ukabona ibintu nyine binago iri mu nzira nziza, kandi ukabona bibabangamira undi cyangwa birabangamira undi, kandi ukabona ni ibyo binago byasuruvingwa ngo birangire. Ubwo bivuze ko ari we wagukoreye amakosa wabonye utabivamo. Ibyo sinjye bivuze. Ibyo sinjye bivuze ndi kukubwira mani, sibwo ntabwo uri kunyumva ibintu nshatse kuvuga. Numvisha ari byo ushaka kuvuga nyine ko byarakunaniye kumufixinga. Oya umva ngire mani, ibintu nyine biba byarabaye kandi ese kandi bari bakwaruriye. Oya bazana bijya bisorori riga twe turiyarurira ni ibisorori, kandi ntabwo ari ngaho ntabwo ari ngaho wawe baza barundiyeho umuntu imvange batanazi kazirya mani, imbange ziri munsi y'amatike. Ariko benda ntuzongeye kungaburira zirambange zawe z'umweru. Itonde gato manze nazo ugira ngo ubundi imbange urandeba mu mazi ukabona dusa. Ntabwo dusa uri icyuki, niyo mpamvu nyine. Shauri fake. It's your girl Titi bro. Ariko my lord, oh my lord, oh General Benda, oh my lord. Urumva rero Benda nakundi nyine ngwino mwisi y'abantu bari single, nimba ariho wumva uzabonera amahoro, kuko kuba muri single bibayemo neza bitanga amahoro, na relationship yibayeho neza. Ngiye nk'ubu ngiye muri relationship ndaryoshye nguwe neza, urumva n'impamvu abantu baba babona kabisa nazanye inda nazanye amatama byananiye no kubyikora. Ariko rwose buriya ni uburyohe bw'urukundo, ni uburyohe bwa relationship, kandi abantu bahora bavuga ngo urukundo rwa nyarwo ntabwo rubaho bro. Niyo rwaba rusigaye hake ariko ruracyabaho. Umva iyi si yaremwe mu rukundo, urumva twavutse mu rukundo, urukundo ruzahoraho nta n'ahantu ruzajya. Uri kunyumva? Kandi hari indirimbo nsigaye maze iminsi mara ibivuga ngo byanumva ko urukundo nyarwo rutakibaho. Urahari bro? Umva urukundo ruracyabaho, umva rurahari, kandi abarufite baranyuzwe, babayeho, bari neza muri life. Urumva rero icyo nakubwira Benda, ntabwo uzabona icyana kimeze nka Shakira. Murakoze. Urya ruswa? Oya nawe njya ruswa.
sawa ni sawa rero niyo mpamvu mbitangaje ahangaha ngewe ntabwo njya ruswa uyikore nuce indani ngo umbwire ngo ya kandi noneho ikindi ni uzaza upostinga video zabo barajya bazima nzipostingira nazo zitwabonye na Shakira ariko zipostinga na Shakira zaba ari mu bajaji urakoze duracyari urakoze hanyuma ku bandi banshira ngo umutinganye ntago ndiwo kandi ku bindi bisobanuro uzaza ungerageze niba umva ko ndi umutinganye Benda aka kanya twebwe nk'abafana ba couple yanyu uraduhemukiye barazi ikibazo cya Danges cya mbere cyatuma nanarira kuri no live man Ega Benda uzize ingege inama njya mbwira abantu bakundana nukuvuga ngo akenshi ngewe nizera ko it's better to fix your relationship more than break up ku ruhande rumwe sibyo impamvu nuko nyine okay hari igihe biba ngombwa nyine ko umuntu urambira bitewe ko amakosa wenda aba yabaye menshi kurusha ibintu byiza sibyo ariko ngewe okay nge ntabwo nzi relationship yawe na Shakira ariko mu byo mwagiye mutwereka ni umubano mwiza sibyo ni umubano mwiza nyine like ariko nta n'umuntu waza ngo akwereke umubano mubi yego ndabizi yego nyine Benda nibyo nanjye ndi kuvuga ibi ntabwo wenda twe tuba tubizi ngewe ikintu nizera ni uko nyine like instead of break up n'umuntu mwamukunda ngenda mumaranye igihe sibyo biba byiza gufixinga rimwe na rimwe nyine rimwe na rimwe kuko n'ubundi iyo utandukanye n'umuntu mukundana ukavuga ngo ugiye ku wundi sibyo n'ubundi biba bimeze nkaho biba bimeze nkaho nyine wenda yakoze amakosa ukajya kundi biba bimeze nkaho uvuye mu gihugu kimwe ngo uhunze imvura nk'ahandi imvura itagwa sibyo ahubwo muri icyo gihugu wiga uburyo wakirinda iyo mvura n'uburyo nyine iyo mvura nibije uri buyirinde man sibyo so ni ukuvuga ngo ngewe sinzi ibyo mwapfuye ariko nimba bwo byari byabaye byinshi nyine ugahitamo umwanzuro wo gutandukana ukumva ko watangiye nuko nyine ngiye break up iyo nkunda umukobwa birangora gutandukana nawe kereka yo nanjye nananiwe hari ukuntu umuntu aruha mu mutwe nyine ukumva byabaye byinshi ariko ngewe aho kugira ngo ntandukane na sheri wanjye niyo yaba yankoshereje ndagenda nkamubwira ati sheri mbabarira wakosheje nkakaba ari umusaba imbabazi ariko umva ikintu cya mbere mani ngiye nicuza mani uzi ikintu mani reka kudukinisha mani nari nzi kuri kurira oya ngewe ikintu cya mbere nicuza kandi ni ukuri kw'Imana ngewe ntabwo nshobora gushora abantu mu bintu mani bazi ko batazashobora ni ukuvuga ngo buri munsi message nakira ku munsi zimbaza ko natandukanye na Shakira ni nyinshi mani yugami nyinshi nagera ahandi hantu mungiye mu bantu akavuga ko bimeze biti ibintu byo gushyira relationship kayishyira public ntago ari sawa ngenda kubiza ukuri ndi nyine ngewe urumva ubu nabigizemo impamya bumenyi ubu mfite certificate man niyo mpamvu bari kugira abana inama ngo biriya bintu twakoze byari byiza pe ku rundi ruhande ariko ntabwo ari byiza kubishyira ku karubanda yego gushyira nuko rero niba agiye mbishyize ku karubanda ni ukubera ko impamvu mbishyize ku karubanda ni ukubera ko nari ndimo ndasubiza abantu muri rusange kugira ngo n'ubyumvishije abibwire mugenzi we nose ni ngombwa ngo ibiri bintu byose abafana bazajya bakubaza uzajya ubisubiza Benda hari ibintu bari ngombwa kusubiza hari n'ibintu bitanagombera kuryama no kuvuga ngo iyo utandukanye n'umuntu hari n'ukuntu urwara mu mana n'ukuntu urwara indwara idasanzwe hari indwara ya rubagimpande oya nyine Benda nyine igihe kintu navugaga sibyo nyine ni ukuvuga ngo man urukundo ni ikintu cya danger tu sibyo se iyo nyine okay ngiye ntabwo najya mu nzira zawe kwenda buri wese afite ukuntu abana n'umuntu we ariko it's better to fix something more than kukirangiza tu kubera ngewe simba nshaka urumva ngiye ngize n'Imana nyine umukobwa tuba dukundana tukagumana mani kuko ariko mani uzi kuva ku mukobwa umwe akakubonera ubusa n'undi akakubonera ubusa n'undi akakubonera ubusa ubwo sibwo wazajya gukora ubukwe bimeze biti ngiye mba numva ko ari byiza ko nyine wagenda wubaka ikintu n'umuntu umwe nyine okay
ntabwo nyine akenshi nyine twebwe abahungu ariko ukuntu uyu muntu avuze se ngo cya Benda bagifashe kiri kumucinya umwihorere nyine mwihorere urumva arimo arakujajinga urumva nta nuwabihamya abantu nyine batekereza mani umuntu aragutekereza ibyo ni ibintu bisanzwe mu buzima nose titi kuri two turi inshuti ibyo kuri two turi inshuti ntabwo njyewe naje hano mu buryo nyine bwo kuvuga ngo ndimo ndasebya cyangwa ndimo ndatebya cyangwa ndimo ndasuzuguza igitsina gore ariko ntabwo nanjye navuze kuri kugisuzuguza nuko wari kumbwira wumva ikintu uri kuvuga Benda njyewe ntabwo ndi hano nk'inshuti yawe naje nk'umufana urumva kuko abafana bose ntabwo baza hano urumva njyewe utaka kuganiriza nk'inshuti yawe njyewe ndi kukuganiriza nk'umuntu ibintu byawe byose na Shakira ndabizi nibyo mwapfuye ndabizi urabizi urumva njyewe ndi kukuganiriza nk'umufana ndagaza oya urizwa n'iki ngarira basi ngarira irayivu wapi kabisa Benda urishoba kuri soba ubu utangiye kuzana ibintu byo kurira wa muginga hari ibintu mba nibutse nkahita njugumira rega niba baririmbye mu buryo bwo kujugumira ni uburyo bwinshi mwana yego ariko bitewe na viziyo tugezemo n'iterambere ahantu riri kugana ibintu by'inkundo dushaka twanabireka tugahita tuniyambura imyenda pe Benda wowe uri kubona comment ngiye ko nta comment ndi kubona ndi kuzibona mani nyinshi ngeze ahagaze sinzi ukuntu bari kugenda menya ari connection yawe nuko ngo ngiye hari ikintu kitazi mani nuko abantu bose 700 bari hano bagiye bakira 1000 kuri nimero yanjye ntahita ngira miliyoni mani abantu 100 bonyine no gusaba amafaranga nawe ni yindi depression urumva uri gushaka amafaranga yo kunywera inzoga mw'abantu mwe Benda ndabasabye arimo arashaka kugura inzoga nyinshi zo kunywa ndabinginze mumfashe Benda urumva Benda ahubwo akeneye iki akeneye amasengesho kuko nubwo mubona ari kwisetsa hano urumva ntago yorohewe Benda rafiki yangu cyokora Benda nyine ngiye nkunda spirit yawe urumva uri umukozi man urumva ngukunda iyo wambaye yakanzu yawe utwite uri kugaragaza ko Yesu we ni bandi ba dingira leta yanjye kumbi barayicomoye man yakoze Benda reka mbabwize nukuvuga ngo titi subizi Benda ntabwo ndi kubona comment z'abantu reka nkure left utongera ungarure utongera man izi comment bari kwandikura ari nyinshi bari no kukubaza man iyi nyine reka basara kubashije ngo titi ufite sheri ntabwo uri kubibona yikureho nongera mushikireho nabi reka mveho utongera ungarure ikintu cyambere buriya nuko abantu babwira abantu man ngiyewe nzemera umva simbize reka nceceke nako iyi namba se man ubwo ngo iyi namba rwari ushobora kuvuga uti ibi bintu ndabikunze cyangwa ugahita uvuga uti reka ndemere umuntu runaka ukamuremera kuko man guys reka mbabwize ukuri muri ino isi hari abantu bafite ibibazo bitandukanye n'ibyo wowe ufite bibaho ngerwa ngo ngenje kuri live nje kuvuga ko nagikundana na Shakira urumva ni ibintu abantu basigaye bambaza buri munsi ndababwira uti nawe gikundana na Shakira ese kama mu buryo bwo kwirinda gute ngo nyine mu buryo bwo kwirinda kuba wakirinda depression ni cye kintu wakoresheje kugira ngo ubashe kuba wakirinda depression ndababwira ngo hari ahantu kuwa mbere nsokera bita The Rush harinda depression ni ejo nyine muzaze dusabane The Rush murebe kuno ahantu harinda depression barambwira ngo ngo ibyo bintu ntabwo byatuma ngo depression ngishira ngo ufite ahandi wayihindurira ndababwira ngo mugure cover za Alint One niho hantu honyine mwakirinda depression abantu baranga barahakana man urumva niyo mpamvu rero mashaka kubabwira oya
Oh yeah, Joseph, please, 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 please. I beg and I beg, bro. I beg, man. Njyewe ntabwo nshobora kwibaza ku mana. Titi, hari umuntu wanditse? Hari umuntu wanditse muri comment? Arangije aravuga ngo se Benda. Ngo ko wamujyanye mu ndege ngo ubu ntabwo none uri kubyicuza ra. Oya bira nta muntu wicuza ikintu yakoze ngo njyewe nuko ngo njyewe bira nabikoze ko nyine dukundana man turi mu rukundo. Kandi nta n'ubizi ko Shakira atazanye igice nanjye nkazana ikindi. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko ikintu cyadanje kibaho sinababaza man, ikintu cya mbere kibabaza yewe ikintu cya mbere kibazo ni ukubura umuntu man, bira biboro nta nubwo nyine si yapfuye ariko nyine ukavuga uti kabisa aragiye. None se ntabwo nzi wakoze amakosa hagati yanyu, ariko se bibaye ngombwa nyine ko umwe muri mwe gasaba undi imbabazi ntabwo mwasubirana? Gaskwere ubusumuye iki kweri Benda? Uri kunsebya imbere y'abafana banjye banyubaha amana ukanguka gutyo mwana. Ese Benda wagiye uheza amana, wasinze mana ko Benda uri kuntuka man, ndi kugutuka imbere y'abafana bawe. Yigo man, bari kuwasari kukubaza ngufite teri man ngiye no se ntabwo ndi single bro. Abantu bari kuvuga ngo umuntu akubona live agahita muhamagara mwana. Abantu bari kuvuga ngo Shakira ngo yaragukatiye ngo yahuye n'umugabo ufite amafaranga. Iyi nuko ko nyine Shakira yabonye umugabo ufite amafaranga aramvaho. Nazo si ibintu bisanzwe. Nibyo se? Hey, ntabwo mvuze niba ari byo. Simbizi. Nabyuzi. Cyane nubwo nzi ikintu twapfuye. Ariko Benda nanjye nangiye kubona ko ari prank. Ni prank. Eze prank yiki? Prank yiki kugira ngo nunguke iki ariko man Titi? Kugira nyine tugukomeze tugukurikirane tuzaze no mu bwato. Tuzababone mwagiye mu bwato. Ngo abantu bo ku itariki 30 ushatse kubabwira ko ndi kubatera prank kugira ngo bazaze kubera ko nashwanye na Shakira bazaze mu bwato man. Yego. Babarebe nyine banabaye felicitation. Urabona Shakira akurikiranwa n'abantu benshi. Nanjye nkurikiranwa n'abantu benshi. Hano ukuntu umuntu ashobora kwandikisha Shakira mu bitari kopeti. Nako baby, come on. Mukuna abatipe bavuga none bari gufata voice note. Reka mwere kuna abatipe bavuga kuri noze. Babe. How was your day? Shakira gavuga I'm good. Okay. Nusindiza ntabwo ngiye nshobora kwibaza ukuntu wakundanye n'uriya mutipe mukora akazi kamwe ugomba gushakira ahandi. Umva abafana banjye kuvuga ngo kubera icyo nuka kandi bamfana ngo ko nagasuzuguro ngo nsaba imbabazi. Babarira. Ndako bari erega Benda ntago ari we urumva mu mwihanganire afite depression. Nyuma mubona nanjye kiri kunuka nka kiyorera. Umva Titi umba mubwire ngiyeho. Yego. Ikintu utazi ugomba no kumenya man. Yes sir. Izina rya sanditse ngo mukuru wabo. Siri gukina n'itara. Ntabwo ndamenya gukoresha bino bintu rega. Ngo ngo ikintu utazi bita mukuru wabo. Niba uri mukuru wabo koko. Ntabwo mbyita nibyo ndi mukuru wanyu nawe urimo rega. Okay, wita mukuru wacu sibyo? Ntabwo ariko nita bararinyise. Barari kwisi kuri mukuru wacu. None Titi ni uri mukuru wacu koko. Ibyo bintu ni ari byo koko. Ukaza none ikintu cyadanje kinarenze
bigaragara ko ari we muntu wa mbere uri gushaka kuntera ikibazo cyo mu mutima. Niwe muntu navuze uti ni mukuru wabo, reka mfashe nyiri iyi ndwara. Kandi abizi ko indwara itagipfa gukira ya depression. Ariko nyine ntabwo uri buyikirire mu nzoga Benda, ngenda gusabye basi niba ushaka ko nza no kukureba umbwire nza, ariko ntukomeze kunywa inzoga man. Babarira man Benda, sibyo? uri feke mu buzima. Ariko Benda, uberanye na Shakira, urabyemera ntabwo ubyemera? Kubera iki ugomba kumbwira ko ngomba kubyemera cyangwa nari bubyemera? Nyine narimbaje nk'umufana, kandi ntabwo wabwira abafana nabi. Abafana twitura abami, nitwe dusharinga ibi. None se nakabe narakundanye na Shakira nzi ko naberanye nabe basi. Yewe ikintu cya mbere buretse abantu bashaka ko Benda asubirana na Shakira, mushyira imitima muri comment y'umutuku. Abashaka ko badasubirana bashyiremo y'umukara. Oya Benda reka no live hariho abantu ureba uyu muntu yitwa ngo General Benda aranutse. Aragutuse nyine kandi yitwa izina ryawe. Aha ture comment mbonye nawe urayibonye. Aha ab'imikara se, ariko nk'abantu bari gushyiramo imikara koko, kandi ni abakobwa wasanga ari abantu bagufitiye crush.